Aujourd'hui, les responsables du M23 ont animé un point de presse dans lequel nyuma y'ikiganiro n'itangazamakuru Colonel Nanga avuga ubuzima bwa Goma ndetse no mu bindi bice bitandukanye bayobora, avuga ku bitero bitandukanye bya FARDC ndetse no kwica agahenge byakozwe na leta ya Kinshasa. Ibintu byakomeye naho hahise haterana ikiganiro n'itangazamakuru ndetse abanyamakuru batazuyaje bahita babaza Patrick Muyaya ikibazo kigira kiti: Aujourd'hui, les responsables du M23 ont animé un point de presse dans lequel uyu munsi abayobozi b'umutwe wa M23 bakoze ikiganiro n'abanyamakuru aho batangaje ko leta ya Kinshasa yongeye kwirengagiza amasezerano ya Doha. None se mwe nk'abavugizi ba Kinshasa murabivuga iki? Ikibazo cya kabiri, birateganyijwe ko ejo hazaba imyigaragambyo hano Kinshasa yo kwamagana uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishyirwa mu kato cyangwa yirengagizwa ku rwego mpuzamahanga. Nyuma yaho ku ya mbere Ugushyingo hazaba indi myigaragambyo i Buruseli mu Bubiligi ku mpamvu imwe. None se guverinoma yanyu itegeka iki kugira ngo ifashe bene wabo bacu bo muri diaspora bazitabira iyo myigaragambyo itandukanye? Icya gatatu, twese twabonye uko ifaranga rya Kongo ryagize agaciro kurusha uko byari byitezwe kugeza aho bamwe baryise umwami mushya w'ifaranga. Ariko se guverinoma ifite gahunda ki yo kurinda no gukomeza ubushobozi bwo kugura bw'abanyekongo pouvoir d'achat muri urwo rwego? Naringiye no kongeraho ikindi kibazo gito kijyanye n'ubucuruzi. Oya, mwayimurangije, murakoze. Je crois que vous avez terminé, monsieur Isami, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un besoin pour nous tous de lire et de relire les documents que nous avons eu l'occasion de présenter ici. Mwarimurangije nshuti yanjye, reka ngusubize. Nekereza ko twese dufite inshingano zo gusoma no kongera gusoma inyandiko twigeze kugaragaza hano. Twagaragaje amasezerano ya Washington kandi twerekanye n'umwanzuro w'ibanze w'amasezerano ya Doha yo kuwa 19 Nyakanga. Nekereza ko mwakurikiranye intambwe zafashwe by'umwihariko i Doha, aho havuzwe ku masezerano yagezweho ku buryo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'uburyo bwo gukemura ikibazo cy'imfungwa hakurikijwe amategeko ya Kongo. Mu rwego rw'ubuhuza habayeho n'uburyo bwo gutanga raporo igihe habayeho ikibazo cyangwa ibikorwa binyuranyije n'amasezerano. Nk'umuvugizi wa leta, ntitwakwita ku magambo adafite ishingiro agamije gusa kuyobya abaturage. Hari ubuhuza buriho, hari amategeko n'uburyo byashyizweho n'abahuza kandi bose basabwa kubyubahirizwa. Byongeye turabizi neza abica amasezerano yo guhagarika imirwano, turabizi abica i Goma, abica i Bukavu, abishe abantu Rucuru ndetse n'abatoteza abanyamakuru. Dufite urutonde rwose rw'ababigizemo uruhare. Ni ngombwa ko kwibanda ku by'ingenzi. Ntekereza ko mwakurikiranye ejo hashize inama ya gatatu y'uburyo bwo gucunga umutekano ubufatanye. Yari igamije kureba ahishyirwa mu bikorwa ry'ibyemezo byavuye mu nama zabereye i Washington kuva ku itariki ya 17 kugeza ku ya 18 Nzeri. Ngira ngo murabyibuka neza ko iyo nama ibyo yavuzemo by'umwihariko muri ayo masezerano kandi ibyavuye muri iyo nama byemejwe n'akanama k'ubugenzuzi kari karimo n'abanyamerika n'abanyakatari. Urebye muri urwo rwego hari intambwe imaze guterwa ku masezerano ya Doha kandi dutegereje umwanzuro wa nyuma. Twanyuze ku ntambwe y'abafungwa tuyivugaho, twavuze ku ihagarikwa ry'imirwano, ubu turi gukorera ku by'ingenzi. Twatangiye gukora iby'ingenzi. Mu minsi mike iri imbere muzabona amakuru arambuye. Ku bindi ntimukwiye kwishingikiriza ku magambo cyangwa imuha mugenda mwumva. None rero reka njye ku kibazo kijyanye n'ifaranga ry'igihugu. Ifaranga rya Kongo mbere yo kurisobanura neza
nasabye itsinda ry'abatekinisiye kuba bashyira hanze raporo yasomwe ejo n'umwe mu baminisitiri wungirije ushinzwe ubukungu nyuma y'inama yihariye yabereye imbere y'umukuru w'igihugu. Twasesenguye uko ubukungu buhagaze muri iyi minsi kandi twafashe imyanzuro imwe igomba gushyirwaho umukono mu nama izaba ku wa gatanu kugira ngo ibiciro ku isoko bigabanuke mu rugero ruhuye n'uko ifaranga ry'igihugu ryiyongereye agaciro, bityo abaturage babone impinduka mu mibereho yabo. Nk'uko mubizi, mu byo Perezida wa Repubulika yasezeranyije abaturage harimo guteza imbere ubushobozi bwo kugura pouvoir d'achat bw'abanyekongo. Uhereye ku gihe Minisitiri w'Intebe Judith yinjiye muri guverinoma, twabashije kugumana umubare uhamye w'ivunjisha, kandi ibi byose bijyanye n'intego yacu nyamukuru yo kuzamura ubushobozi bwo kugura. Kugira ngo ibyo bigerweho, guverinoma ikorana na ba guverineri, by'umwihariko guverineri wa banki nkuru, kugira ngo ifaranga ry'igihugu rikomeze gukomera. Ariko kugira ngo ibyo bigire icyo bimara, icyo bivuze ku baturage, ni uko tugomba kubona ibiciro bigabanuka ku isoko. Ubu ni ubutumwa bugenewe buri wese, cyane cyane abanyamakuru. Guverinoma yakoze ibishoboka byose nk'uko mwabibonye, inama yabereye imbere y'umukuru w'igihugu ubwe kugira ngo ifaranga ry'igihugu rikomeze kugira agaciro. Ariko n'abacuruzi nabo bagomba gushyiraho ibiciro by'ukuri. Ni urugendo rutazagerwaho mu kwezi kumwe, ariko rukenewe kugira ngo abanyekongo bongere kwizera ifaranga ryabo. Uyu munsi nanone nagiranye ibiganiro n'umwe mu ba minisitiri wungirije ushinzwe ubukungu kugira ngo turebe uburyo amakuru y'ukuri atangwa ku bijyanye n'ivunjisha n'ihinduka ry'ibiciro. Ibi byose bireba buri munyekongo aho ari hose. Hari byinshi byakozwe nka rimwe cyangwa kabiri habayeho igabanuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, ariko ibiciro by'ubwikorezi ntibyahindutse uko byari bikwiye. Tugomba kuganira n'abafite aho bahuriye n'ibyo kugira ngo twemeze ko iryo zamuka ry'ifaranga ry'igihugu rifitiye abaturage akamaro koko. Ibi ni byo Perezida wa Repubulika aharanira, kandi tukomeje gukorera muri urwo rwego. Twizeye ko n'abanyamakuru bazagira uruhare mu kugeza amakuru y'ukuri ku baturage, bagahagarika guhwihwisa amagambo adafite ishingiro, kandi bagafasha kwamagana abacuruza ku giciro gihanitse, kuko iyo ifaranga ry'igihugu rikomeye bigomba no kugaragara mu igabanuka ry'ibiciro ku isoko. Nguko uko bimeze. Reka dufate ikibazo cya nyuma mu ringara cya Bwana Thierry maze dusoze.